mu burezi hagaze neza, nta kibazo kirimo, mbese nta kibazo kirimo mu burezi. Nabwira abanyumva bose ko cyakemutse, ariko nyuma y'uko mwantabarije kuri social media ikibazo cyo mu burezi cyarakemutse, nta kibazo kirimo. Ngira gusanzwe dukurikirana buri munsi cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye twagiye tugirana, uko wagiye udutabaza tukagusura rimwe na rimwe, ubundi tugakorana mu yakure nk'uko nguko. Ubundi twebwe icyo tuba tugambiriye ni uko umuntu wese ufite kurengana yarenganurwa igihe baye ngombwa badutabaje. Twebwe ni ukuvugira abaturage, muzi ko dukunda gukora n'ibiganiro bijyanye na education nk'ibisanzwe. Ikintu kidushimisha cyane ni ukumva yuko ubuvugizi twakoze hari aho bwageze cyangwa se hari aho bwabukuye, kandi ikibazo cyo kigakurikiranwa cyane cyangwa twavuga yuko wenda inzego zibishinzwe zaza kubikurikirana tubyizeye neza. Ubwo ibyo nabyo ni ibintu byiza byo gushimira. Yes, munyemere twongere tugaruke ku kiganiro cyacu. Ndagira ngo mwumvishe iyo audio tugiye gukomeza mu kanya n'ikiganiro kirambuye uko byagenze. Muri uko twigize kuri ikiganiro cy'umwarimu wararenganyijwe n'umuyobozi we, ariko harimo amakimbirane n'akarere cyangwa tutandukanye, ndetse bikagira ubwo bizamuka bikajya ku rwego rw'igihugu. Mwibaza bimeze gute aka kanya uyu munsi? Rero murabizi ko barimo bagenda bafata n'ubundi amanota y'imihigo y'umwaka wa 2024 2025, ubwo ku bantu bakora mu gisata kijyanye n'uburezi mu Rwanda. Ndagira rero tuze kubana mu kino kiganiro paka kirangiye twumve noneho uburezi ko bimeze, amanota hirya no hino bimeze gute. Ahangani kuri Tera TV, niba ari ubwa mbere udukurikiranye cyangwa se usanga dukurikirana, ukaba wakana subscribe uyikande, ukande ukazogera, ukande kuri like, utanga na commentaire na ngombwa kugira tujye tumenya ikiganiro tubashiraho ko kigomba kuba kimeze. Aha rero katwinjire mu kiganiro neza, noneho dukurikirane uno mwarimu n'ibyo asegura n'ibyo atangaza, tuze gufata umwanzuro hamwe nk'ibisanzwe. Reka dukumukurikirane. Nk'ibisanzwe rero ni kuri Tera TV, urabizi na handi niho dukunda gutanga n'ibiganiro nk'ibi ngibi. Abyo ndabazi twarakoranye mu gihe nari ndimo kubakenera, twarakoranye ndabazi kuri Tera TV. Murakoze cyane. Umwaka ushize hari ikibazo ugize kugira kijyanye n'amanota y'imihigo. Kandi urabizi ko imihigo ni ngombwa ku mukozi wese wa leta, cyane cyane ko akora ku mihigo kugira nyine agire icyo atanga nk'umusaruro igihugu cyo kimwitezeho. Haje kuba zasaga nyinshi cyane, ndetse wandikira ababishinzwe kugira bakurenganure, ukoresha itangazamakuru, ukoresha abayobozi bo mu nzego zitandukanye. Nabonye ukunda no gukoresha n'umuyoboro wa X cyangwa se muri Twitter, ukatwitinga abayobozi bagiye batandukanye. Biza kurangira utubwiye ko hari ikiri gukorwa, ntabwo twaje kumenya feedback. Turagira ngo tugeranye noneho uriya mwaka warangiye n'uyu nguyu bimeze gute. Ese ubu ngubu noneho byabazo ku manota y'imihigo byarakemutse, ubu ngubu bimeze gute? Haba hari ikintu gishyashya cy'impinduka cyabaye, cyangwa se n'ubundi ibyo bitaga akarengane karacyakugendaho? Ubwo ndavuga mu gisata cy'uburezi. Murakoze. N'abari kunyumva nabo ni byiza ko umuntu abasobanurira, kubera ko ikibazo cyaragiye kigera ku isi yose, kuko imbuga zirebwa n'abantu benshi batandukanye ku isi, bashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko byo buri kintu cyageze mu itangazamakuru, bizera ko abayobozi bo mu Rwanda bose bahita bakurikirana ibintu bya social media, bahita babyifokasingaho, ibibazo bigakemuka. Nubwo amanota y'imihigo haje kureba akarengane nagize, kuko mwamuntabarije kuri social media, baza kureba bongera gukora evaluation ya nari nakorewe ku manota y'imihigo, baza kumpa amanota na bonasi nzamugwa no mu ntera. Mu ngazi ya gatatu, mu gihe nari mu ngazi ya kabiri ku rwego rwa lisansi. Ubu mbese mfata umushahara mwiza urimo 350 mu ntoki, urumva ko amafaranga yiyongeyeho yari menshi, ni menshi. Bonasi narayihawe. Ni byiza, burya ni ukuvuga iyo umuntu yikangiye akagaragaza ko arengana, ubuyobozi bwose bw'igihugu nkatwe, kubera ko twigeze kunatanga kandidatire tuba tuzwi, ndumva rwose mu karere ka Nyabihu buno tuba
twabanye neza nta kibazo kuko amanota y'imihigo uyu mwaka nayo bampaye amanota ashimishije numva rwose ubwo ntegereje na bonasi mu minsi iri imbere ariko byo mu burezi hagaze neza nta kibazo kirimo mbese nta kibazo kirimo mu burezi nabwira abanyumva bose ko cyakemutse ariko nyuma y'uko mwantabarije kuri social media ikibazo cyo mu burezi cyarakemutse nta kibazo kirimo ngira ngo usanzwe dukurikirana buri munsi cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye twagiye tugirana uko wagiye udutabaza tukagusura rimwe na rimwe ubundi tugakorana mu yakure nk'uko nguko ubundi twebwe icyo tuba tugambiriye ni uko umuntu wese ufite kurengana yarenganurwa igihe bibaye ngombwa badutabaje twebwe ni ukuvugira abaturage muzi ko dukunda gukora n'ibiganiro bijyanye na edikasiyo nk'ibisanzwe ikintu kidushimisha cyane ni ukumva yuko ubuvugizi twakoze hari aho bwageze cyangwa se hari aho bwabukuye kandi ikibazo cyo kigakurikiranwa cyane cyangwa twavuga yuko wenda inzego zibishinzwe zaza kubikurikirana tubyizeye neza ubwo ibyo nabyo ni ibintu byiza byo gushimira muze kunyura ko ari abagukurikira cyangwa se abadukurikira buri munsi basabye yuko twaza kugereranya amanota y'imihigo yashize nyuma y'uko twagutabarije n'ubu ngubu dufite ibibazo nk'aho turaza kuganira tumaze tuvuge ko ikintu kijyanye na edikasiyo neza abantu bamenye ukuri bamenye noneho n'icyo wavuga ku karere ka Nyabihu kuko niko icyo gihe warigaga cyane ndetse wandikira za komisiyo zitandukanye zibishinzwe z'ubutabera n'iki mfite ibibazo nka binga tuzaza kuganira ko kano karere katuze twibande cyane kuri edikasiyo ko ndashaka tuganira kuri edikasiyo by'ubuzima iminota mikeya uyu muntu dukurikirana uyu muntu gukurikirana wari usanzwe azi ngo muri edikasiyo ngo uyu muntu agize ikibazo ntago arenganurwa ngo uyu muntu agiye mu itangazamakuru ari umukozi wa leta w'umwarimu cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri arirukanwa niho nshaka kujya tuze kuza kuganira ubundi ibindi byo turabizamo mu byimbise neza rwose ahangaha niba urabizi nakoze ni ukuvuga ku kigereranyo kuvuga narabutabaje natwe nditabariza mvugana na minisitiri w'intebe uriya Edouard Ngirente turavugana ni ukuvuga kuriya inzego zose ngenda ngira nimero ahantu nari nsigaje ni ipapi imwe yo kujya ku mukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame ariko ngeze aho kwa minisitiri w'intebe ampumuriza yuko ibibazo agiye kubikurikirana bigakemuka yatumyeho komite y'akarere ka Nyabihu i Kigali batuma komisiyo y'abakozi ba leta Angelina Muganza nawe yazaho ikibazo baragikurikirana na Benedike nayo yinjiramo ikibazo baragikemura basubira kohereza abandi bantu bashobora baza kwivaruwa baje kwivaruwa mu bikorwa nakoze ndimo kwigisha nibwo bampaye amanota ari hejuru ya 70 icyo gihe bwa mbere bavuga 30 nangahe bampaye 69 na amanota ashobora kuba igihe n'igihe bagukura mu kazi ko tutaresheje imihigo neza ni ukuvuga rero kuriya icyo gihe hari 2023-2024 ariko imihigo ku bantu batabizi neza twabasobanurira umwaka w'amashuri 2023-2024 nuko dutangira mu kwa 9 tukazongera gusoza mu kwa 9 bivuze ngo icyo gihe twari turi kurangiza umwaka 2023-2024 hari nko mu kwa 7 icyo gihe dutabaza ndatekereza niko umwaka w'amashuri niho urangira bikaba ngombwa ko batanga amanota y'imihigo kugira ngo bijyane mbese bijyana n'akazi bakoze n'uburyo wesheje imihigo kuko tujya gutangira umwaka tuwutangira mu kwa 9 ukarangira mu kwa 7 exactly aho turumvikana cyane icyo gihe udutabaza tugatabaza abatwa aho tugomba kuvugisha bakaza gukurikirana ibibazo bagikemura mu kwa kangahe ari ukuvuga ko icyo gihe nabatabaje ari mu kwa 7 ngira ngo kutari ku 8 niko biri ko kuri ariko ikibazo byageze
ikibazo byageze mu kwa cumi ni ikibazo cyakemutse kuko bategereje ko twongera gutangira umwaka w'amashuri mushya bakaza kureba uko nigisha bakareba Hakizimana Innocent yigisha ate mu bintu yize muri kaminuza atsinze no mu bizami yinjira mu kazi ni ukuvuga bazanye ba inspecteri baturutse mu rwego rwa miyo baturutse muri minisiteri araza bakontorora imikorere yaje batanga feedback muri minisiteri y'uburezi no mu karere minisiteri y'uburezi itanga feedback itanga igisubizo muri komisiyo nayo iba ngombwa yandikira akarere ka Nyabihu ibabwira ko bagomba kwicara k'akarere bagahindura amanota y'imihigo kubera ko basanze imihigo bampaye idahuje n'uko nkora nyuma watubwira mu ncamakeya mu kwisobanurira basobanurira inzego zo hejuru zibishinzwe bari baragendeye ku kibazo amanota makeya kandi uri umukozi rwose wemewe nk'umuntu waratanze kandidatire ku rwego rw'igihugu kuyobora igihugu cy'u Rwanda urumva nyine wari ufite experience cyangwa se ufite n'ubu narabibonye ku kinyuma byaje nyuma bakaguhindura amanota akwiye basanze ari iki cyari kibyihishe inyuma aho ngaho ako kantu murakoze ko nabasobanurira kuko nje ndasenga sinkunda ni ukuvuga amanota umuyobozi w'ikigo yitwa Musabimana Odette yari ari muri kampeyini yo kwiyamamariza kuba depite mu ntara y'Iburengerazuba uhagarariye intara y'Iburengerazuba mu gihugu ni ukuvuga rero umuyobozi wungirije niwe wampaye ayo manota makeya afata haraya 70 harafatwa kuri 70 yo kwigisha mu masomo ukora bakwaka n'ibidanago ibintu ukoresha urimo gutanga kuderivaringa iryo somo ugutanga umusaruro hari n'amanota 30 atangwa kubera behavior ya karakteri z'umuntu ubwo twita discipline mu yandi magambo ni ukuvuga rero ayo manota agombye kuba uyahabwa n'umuyobozi wungirije ushinzwe discipline mu kigo ubundi ko niwe muba mwarahuye kenshi muri icyo cyiciro ntekereza ko ayo manota agombye kuba yarayahawe n'umuyobozi wungirije ushinzwe discipline ushinzwe amasomo niwe wayaguhaye niwe wari ukwatinga niwe wari kwasira interimu y'umuyobozi w'ikigo aza kumva amanota make yitwaza ngo ni umuyobozi wamubwiye kuri telefone ampa amanota 69 ni ukuvuga kuri disipurine yampayeho 0 kubera ko yitwaza aravuga ati kubera ko natanze kandidatire ku rwego rw'igihugu ati naritumbukijwe nshaka kwishisha ngo n'umukuru w'igihugu utanga kandidatire ngo niyo mpamvu ngo kuri behavior ngo bampaye amanota bampayeho 0 kuri 30 bituma ngo kuri 69 mu mikorere rero ibisaba ko tugena n'abatabaje kuko hari na mugenzi wanje babahaye makeya we base bayahindurira ku kigo ku murenge ndumva nawe twagiranye ikiganiro base bayahindurira ku murenge mutimara gukorana nawe ikiganiro ariko nje byarakomeje byahindutse kuko bitegetswe na minisitiri w'intebe kuko yuko umunyarwanda wese bashyiraho amatangazo yuko ushaka umuntu uyobora igihugu kandi ufite ubushobozi wemewe n'amategeko wujuje ibisabwa abandi rero nibyo minisitiri w'intebe yababwiye aravuga ati Innocent ahubwo akakwiye gushimwa ntabwo yakakwiye kugawa mu kazi kuko ibyo yakoze yakoresheje nta muntu umwishyuza imikono yakoresheje imikono mizima nta kintu mu rwego rwa kandidatire ye byose yitwaye neza niyo mpamvu gasohotse ku rwego rw'igihugu mu Rwanda nabashyizeho nk'umupolisi ushobora kuzongera guhatana 2029 muri manda y'ubutaha twifuriza amahirwe masa ni ukuvuga kujya ku rubuga ugashyiramo Hakizimana Innocent mu ntoki bakabikwereka uburyo muri politike bitwayemo neza ku batakuzi neza banakurikirana n'ibiganiro twagiye tujyana kuri Terative ahangaha ndumva hari ibiganiro byatwaye dukorana bitandukanye ni ukuvuga kuriya rero kuba mwarahabarije bahise banzamura mu ntera
mpamvu bonasi mu myaka ibiri yari n'umwaka icyo gihe n'abatabaje k'umwaka ariko byari akamenyero no mu murenge wa Jomba ku kigo cyitwa GS Murambi naho bampaye amanota 69 nama ko ndatangaje kuzatanga kandidatire nabwo ndatabaza ariko bose nabinyuza kuri social media banga babikira baranyohereza bambwira ko babikemuye bonasi itanze sinayibona rero byose nahise mbikubira mbitwarira hamwe byose babikuramo akarere ka Nyabihu kabikuyemo nta kibazo mbese mu burezi noneho bampaye amanota 80% nta kibazo numva nzabona atanu muri bonasi nta kibazo kandi nta nduru nta bindi byinshi inyuma ubu bampaye amanota meza ndayasinyira na bagenzi banjye nta kibazo turabyishimiye cyane ariko mu buvugizi twakoraga icyo gihe hari uko washyiraga amajwi akarere ka Rubavu ku ibirarane bataguhaga icyo kibazo cyo cyarakemutse cyangwa hakemutse ibyo bisa byo muri Nyabihu ikibazo cya Rubavu kuko cyo nandikiye umukuru w'igihugu nta n'uzagikemura ubu uracyategereje kandi nanditse amabaruwa agera muri 10 imwe nanditse umukuru w'igihugu azagisubiza kandi ndizeye ko azagisubiza neza niyo mpamvu ubwo ndi gutegura kuzajya muri perezidansi kuganira by'umwihariko n'umukuru w'igihugu mubaza uburyo nakwandika nk'umunyarwanda ntisubizwe mu baruwa 11 ibyo byo kandi ni ukuvuga yuko ibirarane ntiwabikurikirana nk'amafaranga uri bubona ako kanya birumvikana niba mpembwa lisansi ntabwo nagenda ndi kwirukanka nk'umuntu ufite inzara rwose ni ukuvuga biriya nzayikurikirana gakeya ariko umuntu nayegejeje iki kibazo ku mukuru w'igihugu akacyakira ataragusubiza ntabwo wemerewe kukijyana mu zindi nzego aho birumvikana cyane ni ubuhe butumwa waha meya wa Nyabihu cyangwa se akarere ka Nyabihu n'abandi ni ubuhe butumwa waha akarere ka Nyabihu cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Nyabihu n'abandi bantu bagukurikiranye kano kanya mwakoze ubutumwa natanga ku muyobozi w'akarere ka Nyabihu rwose ni byiza ni umurezi nawe rwose yahise abyumva vuba nawe yabishyiramo umwete kuko nibo babikemuye kuko yagera muri kwa minisitiri w'intebe kubera meya Mukandayisenga Antoinette avuga ati by'umwihariko nubwo nyabona akarere kose iyi dosiye sinari nyizi kugeze kuri uru rwego rwa Inosa asaba rwose ko komisiyo by'umwihariko yagaruka nawe akashyiramo agakora ubuvugizi iki kibazo kigakemuka nk'umuntu uyobora akarere numva nawe namushimira ngashima no muri edikasiyo DDE Director Unity muri karere ka Nyabihu muri edikasiyo nawe rwose bihagije nta kibazo cyarakemutse ndumva mbese kuko barazamuye mu ntera bakampa n'amanota y'imihigo bakampa na bonasi ndumva gutse itangazamakuru byarantabarije kandi n'abayobozi guhita babyemera bakabikora ako kanya ntabwo ni ikigaragaza ko umuyobozi w'akarere ka Nyabihu rwose narangiza manda ye ya kabiri bazamuhuze mfite kuko ni n'umuntu ushyira mu gaciro ibintu byose akabikora neza ndumva namusabira ku rwego rw'igihugu kuzamusumbusha bakamuha kuba yajya mu nteko kuko ukurikije manda ayoboye niwe ahari ngira ngo ushoboye kuyobora akarere ka Nyabihu manda 2 neza zikarangira nta kibazo bazamuhemba kumupromotinga akajya mu nteko nibyo namusabira kuko ibindi by'imana yarabimuhaye kuko abaturage b'akarere ka Nyabihu bagera kuri miliyoni imana yarabimuhaye kuko nta mwanya utava ku mana reka tumwifuriza amahirwe ni ikihe kintu noneho wabwira abagukurikiye cyane cyane yuko arabazi ko umuntu akoranye n'itangazamakuru abaye ikihebe cyangwa se abaye umuntu udashobotse nk'abantu bakurikirana Tera TV hirya no hino cyangwa se abantu bakurikirana kuri Tera TV hirya no hino noneho kano kanya wabwiye iki kijyanye n'itangazamakuru hamwe no gutabariza abantu ni byiza abanyarwanda tugomba gufungura imyumvire niba tujya mu bintu by'ikoranabuhanga n'ubundi social media ari ikoranabuhanga ni ukuvuga rero iyo ntaza kubagira ngo umuntu abari kuko nta muyobozi ugakurikirana imbuga nkoranyambaga
urebye nk'abayobozi bayobora uturere bakunda imbuga cyane kuko niho babonera inenge y'ibintu bikorwa mu turere twabo, bakihutira kuba bamenya amakuru bakanabikosora. kuba n'abatabaje ikibazo kigahita cyumvikana ku rwego rw'igihugu ni cyiza. Iki kibazo cyarakemutse, namwe ndabashimiye. Ni ukuvuga rero abanyarwanda bakakwiye gutinyuka gukoresha imbuga nkoranyambaga kubera ko zumvwa n'abayobozi bose b'igihugu n'umukuru w'igihugu arimo, bose barabikurikirana kandi iyo babonye ikibazo kimwe ntabwo bajya kumbuka, bahita batema hari umurongo wa telefone, aratelefona icyo kibazo wagikemura uriya muntu akareka gutabaza, nta muntu uzi kubona afite akarengane. Rero nta yindi nzira kubera nize hasi indimi zizinze agaciro ka social media. Social media yo ziriho utari gusebanya, ikibi wenda twabuza abanyarwanda ni ukujyaho batukana basebanya babeshya kuko biba bibungwa n'isi yose. Ariko iyo ujyaho uvuga ukuri ugatabaza nyabona nari mfite inka barayitwara bayitwara ku ngufu, itwarwa n'ubuyobozi, ibyo birumvikana. Ariko ugiye kububeshyera nari kuyaza ikagufata kuko bigenza ibyaha. Ni kuvuga rero umunyarwanda uhuye n'akarengane yakakwiye kumva kuko baba benshi bakoresha smartphone, bagakangukira gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira batabaza ibintu byose bitanoze kubera kubaho bafite akarengane kandi turi mu gihugu gifite demokarasi, dufite n'amahoro asesuye. Ni mboneraho no kubwira abanyarwanda bakunda ko 2029 mu mpera zaho nzaba ndimo nk'umukandida ufite ishyaka ryemewe mu gihugu cy'u Rwanda, cyemewe muri RGB, n'igihugu ndimo gutegura kugira nzaseruke kuri manda inshuro ya kabiri, kuko nabwiye abanyarwanda ko nzatanga kandidatire inshuro ebyiri ndi mwarimu, nta kandi kazi nshaka gukora mu gihugu, nshaka gukora ubwarimu, umwarimu akazava ku bwarimu kajya ku ntebe yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Turagushimiye cyane. Banatwe mu bijyanye n'uburezi, amakuru, ikoranabuhanga, ibiganiro, siporo, ukande subscribe. Banatwe mu bijyanye n'uburezi, amakuru, ikoranabuhanga, ibiganiro, siporo, ukande subscribe.